Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Abantu benshi izo ni indamukanyo, abantu benshi ibyo babikoresha kenshi mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuvuga Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, ariko banumva nanone uburyo tubivugamo buba butandukanye hashingiye ku cyo tubivugira. Ese turamushimira iki? Ahimbarizwa iki? Icyo ni cyo kintu gikomeye. Mu by'ukuri Yesu hari ikintu yakoze gikomeye, ari nacyo tumushimira. Umuririmbyi umwe aravuga ngo ndagushimira Mucunguzi imbabazi wangiriye, ukanyuza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Uwo ni umwe. Ariko umuntu wese ashobora kuba afite icyo ashimira Yesu, ariko igikomeye ni icyo ngicyo. Igikomeye ni ukuboko bwa Yesu twarogejweho ibyaha byose, ni ukuboko bwa Yesu tutakibarwaho igicumuro icyo ari cyo cyose. Icyo ni ikintu gikomeye umuntu wese akwiriye kugira inyota yo kumva ndetse no kumenya. Umva rero nanjye nicyo mushimira. Ndashimira Yesu ko yapfuye urupfu nagombaga gupfa rw'iteka ryose, umubabaro w'iteka nagombaga kubabazwa ukamushiriramo, bityo Imana ikankuraho urubanza rw'icyaha. Twe mu by'ibyaha n'urupfu, ariko Yesu yararupfuye kandi yararundangirije. Icyo nicyo mushimira, yagize neza cyane. Ariko nawe wenda sinzi ngo uramushimira iki, ariko abenshi amashimwe yabashingiye ku bya hano mu isi, ko yabonye urubyaro, ko yabonye urushako, ko yahawe viza yo kujya muri Amerika cyangwa mu Burayi, ko yabonye poromosiyo, ko yarangije amashuri n'ibindi. Ibyo rero mu by'ukuri Imana ibikorera bose, kuko Imana igushiriza imvura ababi n'abeza. Ariko igikomeye kiruta ibindi byose, ari nacyo cyazanye Yesu mu isi, ko ari ukudukiza urupfu rw'iteka tugahabwa ubugingo buhoraho. Nimba utari wabona ubugingo buhoraho biciye muri Yesu Kristo, ntabwo uramumenya, nta nubwo uramwizera. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngiki ikintu gikomeye, ngiki cyazanye Yesu. Ubaye ntabwo ufite, waba utaramwizera, waba utaramumenya. Ariko n'uyu munsi birashoboka ko wamenya mu by'ukuri icyazanye Yesu. N'uyu munsi birashoboka ko wakwizera Yesu ugakira urupfu rw'iteka ukigira mu ijuru. Mu gihe cyose ugifite amatwi yo kumva, mu gihe cyose ugitijwe kubaho hano mu isi, nta kindi gitumye gihari no kugira ngo wizere ubutumwa bwiza. Si ukugira ngo ukorere amafaranga uzayajyana ahise, si ukugira ngo ubyare abana benshi. Ni byiza kubabona, ni byiza nawe amafaranga kuyagira, si ukugira ngo wige amashuri menshi cyane. No, ibyo ni ibyahozeho, bizanahoraho. N'abatazi Yesu barabifite nyine, ariko ndagira ngo wumve neza ko igitumye ukiri hano ni ukugira ngo wizere ubutumwa bwiza ujye mu ijuru. Niba waranabwizeye nawe, igitumye ukiri hano ni ukugira ngo ubwamamaze. Nshimiye Imana rero ku bwa Yesu, we waduhaye ibi byiringiro bizima bidakoze isoni. Umuntu akaba mu isi afite ubugingo buhoraho, umuntu akaba mu isi azi neza ko azajya mu ijuru. Ni ikintu gikomeye. Ndabivuga cyangwa n'undi wese Imana yahishuriye Yesu yabivuga, abantu baravuga ngo arigereranyije. Ni gute uvuga ko uzajya mu ijuru? Ni gute uvuga ko uri intungane? Ni gute uvuga ko uri umukiranutsi? Nyine icyo nicyo gitangaje. Ariko nawe byashoboka. Si umwihariko wanjye, si umwihariko w'undi, ahubwo kuri twese birashoboka. Umuntu yizeye Yesu abona ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu no kuyoboka idini biratandukanye. Kwizera Yesu no kubatizwa biratandukanye. Kwizera Yesu no gukomezwa biratandukanye. Kwizera Yesu no kujya muri korali biratandukanye. Kwizera Yesu no gutanga amaturo n'icyacumi biratandukanye. Kwizera Yesu birukundi. Kwizera Yesu bisaba guhishurirwa icyo Yesu yagukoreye kugira ngo agukize urupfu rw'iteka.
umuririmbyi umwe aravuga ngo yabambwe mu cyimbo cyanjye, ngo wabambwe mu cyimbo cyanjye ngo unkize kurimbuka, n'ibyaha byanjye byakwishe ntabwo ari izangumansa, yabambwe mu cyimbo cyanjye ngo ankize kurimbuka. Ariko kuki abantu batabyumva? Yesu yabambiwe ni ukugira ngo agukize kurimbuka. Niba umuntu avuga ngo narakijijwe ariko akumva azanarimbuka, oya ni ibintu bibiri bidahura. Iyo ukize uba ukize kurimbuka nyine, nicyo Yesu agukiza. Icyo Yesu agukiza, agukiza kurimbuka. Agukiza ate rero? Nuko urwo rupfu ari we warupfuye. Kuvuga ngo Yesu yaramfiriye bye kuba indirimbo hanyuma ujye kwikiza, ahubwo urwo rupfu nirwo rurimo gukira. Imana ishimwe rero duhaye akandi kanya kuganira, ndabikunda kuko niyo mpamvu ndi ku isi, mpari kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza, isi yose imenye icyo Yesu yakoze, kuko amadini ayobeje abantu, Satani akomeje kwica abantu urubozo, Satani akomeje kugira abantu nabi, Satani akomeje kurindagiza abantu abahoza mu kaziga no mu zerero rutarangira, ariko batazi mu by'ukuri icyabagirira umumaro. Ariko n'ubutumwa bwiza burahari, kandi n'ababwizera barakomeza kubwizera, nubwo n'abarimbuka nabo bakomeza kurimbuka. Imana rero nyishimiye cyane uyu mwanya itanze wo kugira ngo twiganirire ku ijambo ryayo, twongere twiyumvire mu by'ukuri ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo rikura mu rupfu rikageza mu bugingo buhoraho. Aho uri hose ku isi yose ndagusuhuje kandi ngushimira ko ukomeza nyine nanone kugaragaza ubumwe cyangwa se ubufatanye mu iri jambo ry'Imana. Waba utarakizwa, kwizera bizanwa no kumva. Waba warakijijwe, ndabizi ko n'ubundi ijambo ry'ubutumwa bwiza rikomeza kugwa neza umutima wawe, kuko iyo umuntu amaze gukizwa nta nibwo noneho ijambo ry'umusaraba rikumubera ubuzima, agakomeza kumva anejejwe n'icyo Yesu yamukoreye. Ubwo rero mwese mu ngeri zose ndabashimiye kandi mbasuhuza, ndabakunda, kandi nkenera kumva muvuga, mudusubiza, mutuganiriza, mutubwira uko mwakiriye ijambo ry'ubutumwa bwiza. Abashaka kujya kuri groupe ya WhatsApp tuganiriraho n'abantu umunsi ku munsi, namwe ni karibu munyandikire kuri +250 7 844 42 ndasubiramo akamenyetso ko guteranya 250 7 844 nyandikira kugira ngo tuganire, nyandikira kugira ngo ngufashe no kubona n'abandi bene so bamaze kwakira ubutumwa bwiza, ariko niba utaranabwakira ukomeze kurushaho gusobanukirwa kuganira n'abandi. Ubwo rero ni karibu, ni kaze, ntabwo duheza. Kuba ufitiye inyota yo kurushaho kumva ubutumwa bwiza. Hari n'abaza kurwanya ubutumwa bwiza, ariko niba ufite inyota yo kuza kumva ubutumwa bwiza, tuguhaye ikaze cyane kandi twiteguye kwakira. Reka dusome amagambo ari muri Yohana wa mbere igice cya mbere, turasoma nk'imirongo 4 ibanza. Yohana wa mbere igice cya mbere turasoma imirongo 4 ibanza, twumva icyo Yohana avuga. Yohana aravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho. Turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Imana ishimwe cyane. Turababwira ibya jambo wahozeho, wahoranye n'Imana. Uwo ni we twerekewemo ubugingo buhoraho. Uwo niwe twahishuriwe, tuba tubonye ubugingo buhoraho.
natwe iby'ubwo bugingo buhoraho nibyo tubabwira, ariko ubundi mwebwe abantu bababwira ibiki? nta niyo mpamvu baravuga ati nta niyo mpamvu inteye kubandikira kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Mu yandi magambo n'ubundi nta kindi cyatumye intumwa zandika, nta kindi, ahubwo ni ukugira ngo batumenyeshe iby'ubwo bugingo bwabonekeye muri Kristo Yesu, ubugingo buhoraho. Niyo message, nibwo butumwa bwiza. Ni ubutumwa bukubwira uko nawe wabona ubugingo buhoraho. Nta bundi butumwa bwiza nubwo abiri bakubwira ko uzajya muri Amerika. Se none se uzajya muri Amerika gukora iki? Kuba muri Amerika bitandukaniye no kuba mu Rwanda. Ibyo nta muri ibyo yaravuze ngo niho abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakiri, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ngo ibi ntaho twabihunze, ngo ntaho mu isi, ntaho mu ijuru niho iwabo wabizera. Icyo ukeneye ubundi ni ukwizera Yesu gusa, naho ubundi byose bibonerera ababoneye. Amahoro ntabwo tuyakesha ahantu turi, amahoro tuyakesha ko tubanye n'Imana amahoro, nta kindi, ku bwa Yesu. Kuko niba umwanditsi yavuze, niba Pawulo yavuze, aravuga ati niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta mubisha, nta kibazo. Aho waba uri hose rero wagira amahoro. Ikikubuza amahoro si uko uri mu Rwanda, ikikubuza amahoro si uko uri umusore utarabona umugore, ikikubuza amahoro si uko uri umukobwa utarabona umugabo, ikikubuza amahoro si uko uri umushomeri utarabona akazi, ikikubuza amahoro si uko uwubatse ukaba utarabona urubyaro, ikikubuza amahoro ni uko utarizera Yesu. Kuko biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Amahoro rero ntabwo ava ahantu umuntu ari, ntabwo amahoro ava ku bintu umuntu afite, ntabwo amahoro ava ku bantu, ku nshuti n'abavandimwe. Amahoro akomoka ku Mana nzima, nk'uko umuririmbyi umwe nawe yabivuze. Amahoro wayagira bagutera amabuye nka Stefano bamuteye amabuye ariko kuvuga ubutumwa bwiza, ngo areba mu ijuru aravuga ngo dawe ubabarire, ntabwo bazi n'icyo bakora. Amahoro wayagira uri no muri situation nk'iyi. Amahoro wayagira uri nka Meshake na Saduraka na Abedenego bagutaye no mu muriro. Ayo niyo mahoro adashira, amahoro umuntu agira akamira ibintu byose. No mu byago nzaririmba, niko umuririmbyi yavuze, nzaririmba ko nda mahoro, naho ndiho, naho napfa nzi ko nkumva n'Uwiteka. Ayo niyo mahoro, kuko mu isi yo ntihazabura ibibazo, oya, ntabwo bizigera bibura. Ariko muri byose umuntu aba amahoro kubwo kwizera Yesu. Ngarutse ku cyo Yohana avuga rero, Yohana avuga ati iby'ubwo bugingo nibyo tubabwira. Ubugingo bwahoranye na Data buri muri Yesu, buza kwerekanwa, natwe twarabuhishuriwe turanabuhawe. Niba utarahishurirwa iby'ubugingo buhoraho, ibindi byose ntacyo bimaze. Niba utarahishurirwa iby'ubugingo buhoraho, ibindi byose ntacyo bimaze. Ubugingo buhoraho bwabonekeye muri Yesu Kristo, nibwo butumwa bwiza. Umuntu avuga ngo mazinga igihe nkijijwe ngo ni mu rugendo rye mu ijuru, oya, ni ukubera iki? Izere Yesu ubone ubugingo buhoraho, ube mu isi uba ufite. Aho ube mu isi nawe uri kwamamaza iby'ubwo bugingo. Ni igikorwa kiba rimwe, umuntu akizera Yesu akava mu rupfu akajya mu bugingo buhoraho. Si urugendo. Yesu ni Alufa, Yesu ni Omega. Iyo umwizeye uba utangiye, uba unashoje. Ijuru uribonye urarigendana, rigatwarira muri wowe, akaba ariryo rikubera umunezero, rikakubera ibyishimo. Ukaba mu isi nyine uri umugenzi koko, uri umwimukira, uri umushyitsi. Ariko impamvu uri umushyitsi ni uko ufite ikindi gihugu nanone, ufite ubundi bwene igihugu butari ubwaha. Ni ibintu rero bitari inzozi. Yohana aravuga ati natwe twamaze kububona, nacyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kandi umunezero wanyu ube mwinshi. Nawe ndakubwira kugira ngo ufatanye nanjye n'abandi benshi bamaze kwizera Yesu Kristo, bakaba bifitiye ubugingo buhoraho kandi bakiri mu isi. Ariko ubugingo buhoraho ni Yesu. Muri bivuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose, ngo kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ngo ukuri yinjiye mu mutima wanjye, ngo kandi yanshyizemo ubuturo. None se wowe utegereje iki? Uririmba ibiki? Ubona umuvugabutumwa mu ndirimbo, urabeshya. Uvuga ubuhe butumwa? Ubutumwa bwiza ni uwishura uburyo umuntu yaba intungane imbere y'Imana, akabona ubugingo buhoraho kandi akiri mu isi.
uririmba ngo nyamara wera muzataha nyamara uwakubaza ati ese uwera ukavuga ati oya nta wera ubaho nta mukiranutsi ubaho none ibyo uririmba se urabyumva izere Yesu ubone ubugingo buhoraho izere Yesu uve mu rupfu ujye mu bugingo buhoraho nta kigoye Yesu niwe wuguruye ururembo rwo mu ijuru kugira ngo winjiremo ku bw'ubuntu bwinshi agira ntacyo wakora kugira ngo Imana ikwemere mu ijuru ryayo aho kwizera Yesu ubarwe gucyanuka kwa Yesu kuzuye kutagira n'ikizinga na gitoya gukiranuka kwawe ni ubushwambagara buriho n'ibizinga nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ntabwo Imana yagendera ku byo ukora kugira ngo izakujyane mu ijuru ahubwo Imana yemera umuntu wese wizeye umwana wayo ikamuha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu atari ku bikorwa umuntu yakoze ubwe ntacyo wakora cyaguhesha kujya mu ijuru kindi kereza bwo kwemera ko ntacyo ushoboye iki gikorwa kimwe cyonyine Imana igusaba ni ukwemera ko ntacyo ushoboye hanyuma ukemera undi ari we Yesu Kristo wakoze ibyo we wananiwe gukora icyo wananiwe gukora ni iki ni ugutunganira Imana kuki byakunaniye ni ukuvuka kuri Adamu w'umunyabyaha ukaba waravukanye imbuto y'icyaha akaba ari yikorera muri wowe ukaba uri imbata y'icyaha kubw'inkomoko mbi yo kuri Adamu ukaba udashobora kumvira Imana kandi kumvira Imana ivuga ni ukumvira Imana kutagira icyaha ni ukumvira Imana kutagira inenge kuko Imana nayo nta nenge igira n'uzabana nayo nawe n'utagira inenge ibyo rero nta kundi bishoboka keretse wizeye Yesu ukabarwaho akakwihera gukiranuka nk'uko nawe yishyizeho ibyaha byawe akabizira nawe ugahabwa gukiranuka kwe bigaguhesha kujya mu ijuru ni ukujyanwa mu ijuru n'ibyo utakoze nk'uko Yesu yajyanwe mu rupfu nawe n'ibyo atakoze icyamujyanye mu rupfu ni ubunyabyaha bwawe nawe wajyanwa mu ijuru n'ubutungane bwa Yesu izeye Yesu wigire mu ijuru nicyo mwifuriza nawe niyo mpamvu mukora ibi byose niyo mpamvu mubwira ubutumwa bwiza no kugira ngo ujye mu idini ntigushuke idini Adamu niwe wayihimbye umunsi abona yambaye ubusa yiremeye ibicocero yariyambitse ariko n'ubundi Imana ije arahunga ibintu byose umuntu rero yiremera ngo bizatuma ahinguka imbere y'Imana n'ubundi yumvishe ijwi ry'Imana yumva ari imirindi akabona yambaye ubusa agahunga ariko akira gukenuka kwa Yesu kugira ngo guhishe isoni z'ubwambure bwawe idini ni umugambi wa Satani wo kurimbura abantu kandi akabarimbura ababwira ko bari mu nzira ijya mu ijuru iyo nzira ntibaho inzira ijya mu ijuru ica mu mirimo umuntu akora ntibaho inzira ijya mu ijuru ni Yesu niwe wenyine wavuze ngo ninjye nzira ninjye kuri ninjye bugingo ntawajya kwa data atari njye umujyanye niba ushaka kugera mu ijuru n'ikintu cyawe niyo cyaba kimwe gusa wumva wakora kugira ngo Imana izakwemere byose ni zero urabitoye byose kuko ni umwanda nta gucyanuka k'umuntu igiti kibi nticyakwera imbuto nziza uri igiti kibi kubera inkomoko yawe mbi yo kwa Adamu igiti kibi rero ntigishobora kwera imbuto nziza ahubwo Yesu niwe wakoze ibyiza Imana ishaka kugira ngo n'umwizera nawe wemererwe muri we niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo twaratsindishirijwe gutsindishirizwa ni ukubarwaho intsinzi utakoreye ni ukubarwaho gukiranuka utakoreye impamvu zo kuguma gutsindishirizwa ni uko twese twatsinzwe Bibiliya ivuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo yubahereye ubusa kuba gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu nshimiye Imana rero kubw'uyu mwanya itanze wo kugira ngo tuganire ijambo ry'ubutumwa bwiza ni ijambo ribohora ni ijambo rikiza ni ijambo rikura mu rupfu rikageza umuntu mu bugingo buhoraho ni ijambo isi yose ikeneye ni ijambo isi yose mu by'ukuri n'abatazi ko bakeneye iri jambo bararikeneye ndinginga rero wowe wumva iri jambo kugira ngo mu by'ukuri wowe kwinangira umutima wizere kuko ibyo wabayemo imyaka yose umuntu aba bibayemo aba yumva nawe ko mu by'ukuri bitamukijije izere Yesu rero ugendere mu ijuru utabikesha ikintu cyawe n'iki kimwe ahubwo ubikesha Yesu gusa we waje gukiza abananiwe kwikiza nawe rero kwemera ko byakunaniye ni intambwe ikomeye yo kugira ngo noneho uhabwe ibyo undi yakoze ari we Yesu Kristo ari we mucunguzi wawe no wumva umucunguzi icyo byabivuze ni waje kugucungura mu mirimo yakunaniye icyakunaniye ni ugutunganira Imana we yaje gutungana mu cyimbo cyawe ariko si ibyo gusa ahubwo yaje no gupfa urupfu ruhwanye n'ibyo bicumuro byawe byose kugira ngo ube umwere umuziranenge utagawa mu maso y'Imana mwaganiraga rero na Emile Nshimiyimana umukunzi wanyu mvuga ubutumwa bwiza udashingiye ku idini iryo ari ryo ryose ntabwo ndi kwamamaza idini pe nta na rimwe ahubwo ndimo ndakubwira Yesu nk'inzira imwe gusa ikujyana mu ijuru nizere ko wamaze gukanda subscribe
kuri YouTube channel yacu. Niba utarabikora bikore, urabuzwa n'iki ukanda subscribe. Niba utarabikora bikore kugira ngo tubane. Niba utarabikora bikore kugira ngo video zacu zose ujye uhita uzumva. Ubuhamya bw'abagenda bakizwa ujye uhita ubwumva. Ubuhamya bw'abamaze kubona ijuru nawe ubwumva, ndetse ubusangize n'abandi. Kanda subscribe please, kanda subscribe kugira ngo twibanire n'iri jambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo rikura abantu mu rupfu rikabageza mu bugingo buhoraho. Niba unyumva kuri audio, nawe tukaya amavideo tuyakuramo audio tukazisangiza abantu batabasha kuaccessinga kuri YouTube. Niba unyumva kuri audio, ni Emile Nshimiyimana muvugana. Igihe cyose wazashobora kujya kuri YouTube wareba YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa, ukadukurikira tukabana kuri iyo channel kugira ngo tujye duhora dusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Imana rero ishimwe cyane ku bwa Yesu. Imana ishimwe cyane no ku bwawe nshuti yacu, wowe udukurikira, wowe tubana n'ijambo ry'ubutumwa bwiza, nawe tugushimiye Imana cyane. Imana ishimwe ku bwa byose yaduhereye mu mukunzi wacu Yesu Kristo, none ndetse n'iteka ryose. Amen.